Yes, bibe byiza kuri wowe ukomeje gukurikirana ibiganiro byacu Alitop Tech niyo channel yizewe inyuraho ibiganiro byiza kandi by'ukuri natwe rero tujyana n'ibigezweho. Uyu munsi ni tariki 11 z'ukwezi kwa munani aho muri stade Amahoro hagiye kubera indahiro y'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame arahirira manda agiye kuyobora y'imyaka 5. Abaperezida benshi bo hirya no hino bamaze kugera mu Rwanda ngira ngo baraye bahageze ku mugoroba aho perezida wa Zimbabwe yahageze yishimye cyane ndetse n'abandi baperezida benshi cyane mwagiye mubona bamaze kugera hano i Kigali mu Rwanda. Ubu rero nerekeje kuri stade Amahoro ahagiye kubera uyu muhango wo kurahira. Rero byifashe gute hano muri stade ahondi? Stade igomba kwakira abantu bagera ku bihumbi 45. Amasaha ya ngaya hamaze kugera bangahe, bimeze gute, ni iyihe shusho naha umuntu udahari? Ibyo byose nibyo ngiye kuguhereza kugira ngo nimba utabashije kugera kuri stade Amahoro mu by'iri shusho yaho uko imeze amasaha ya ngaya aho bigeze, nimba nifuza kwaza nawe umenye ngo ese bimeze bite. Ibi byose rero mbere yo kubivuga banza ushaka handitse like, uhakande ushaka handitse subscribe, uhakande dukomeze ikiganiro cyacu. Mu kanya ndaza kugushyiriraho video ntuze kwihutisha cyangwa ngo utarutse utaza gucika, mwe ndagenda mvangamo amavideo y'amasegonda aho twica uko bimeze kugira ngo ubashe kubona mudu iri hano muri iyi stade Amahoro. Ku isaa 8 zuzuye z'ijoro abadamu bambaye mu ibara ry'amabendera y'u Rwanda cyangwa se idarapo ry'u Rwanda bari bamaze kuba basesekara hano kuri Kigali BK Arena ndetse hafi neza na stade Amahoro. Ni abadamu beza cyane ariko bataryamye. Saa 8 bari bamaze kuba bahakandagira baririmba indirimbo nziza cyane ngo yabango Kongo yambukije abantu nyine ngo ikabambutsa umupaka wa Gatuna ngo ikabageza i Kigali. Ni indirimbo bihimbiye nziza cyane aho abanyamakuru benshi bari bamaze kuba basesekara bari gukoresha ibiganiro bano badamu, harimo nk'umunyamakuru Scovia niwe watakaye ku munota wa mbere ari kubakoresha ikiganiro. Ni abadamu babajijwe ikibazo kuba bataryamye, aravuga ati ni gute waryama n'umukuru w'igihugu ataryamye? Natwe tugomba kumufasha kwesa imihigo agiye kurahirira kuba yatugezaho. Ati ibyo nibyo byatumye rero tutaryama kugira ngo tuze kuzindukira hano kuri stade Amahoro. Icyo nakubwira cyo rero, nimba stade yakira ibihumbi 45 amasaha ya ngaya turi saa 2 z'igitondo hano Kigali mu Rwanda, sitade imaze kugera muri kimwe cya gatatu, reka mba ariko mbyita kuko irenda kuzura ngo ifiningize neza cyane. Amamodoka ari guturuka hirya no hino akomeje kwisukiranya hano muri stade, azana abantu yisukiranya. Ni ibintu byiza cyane uburyo hadekoye neza, amashusho ahari. Nanakubwira ko ubu ngubu aya mashusho uri kubona imbere hano ni akarasisi k'abasirikare batangiye gushimisha abantu ba hano muri stade bahageze kare.